Ese ashimwe, ndabaramukije mwese inshuti za Hubuka Official, inshuti zanjye by'umwihariko abantu bakunze kudukurikira mu biganiro byacu dukunda kubagezaho. Uyu munsi n'undi munsi Imana yaduhaye umugisha wo kubaho, umunsi dukwiye kwishimiramo, iyi minsi umuntu aba agomba kumara. Buriya buri munsi ufite ibyawo, ariko kandi ni byiza kugira iki kintu cyo guhora tuzirikana ko Imana ariyo itubeshejeho. Ikindi nanone niba umuntu agihumeka, niba umuntu akibasha kuba yahagarara akarambura amaboko bikemera, buriya umuntu aba akwiye kuba yuzuye iryo shimwe ashimira rurema. Munyemerere rero dutangire dusenga, kuko tugiye kuganira kandi ibintu birimo ijambo ry'Imana, ibintu by'abana b'Imana. Buriya isengesho niryo rya mbere. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu uyu mwanya uduhaye mwiza kugira ngo twungurane na bene data bashiki bacu. Ureke buri wese ukurikirana iki kiganiro, mwami yungukire muri cyo, kandi nanjye ubwanjye mfashwe n'Imana, nyoborwe n'umwuka w'Imana kugira ngo mbashe gutanga ibikwiye ibyo ushaka mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo mbanze nshime nk'uko bisanzwe. Hari abantu benshi ugenda wumva tuganira bakubwira bati tujya tugukurikirana, tujya tuguforowinga. Wambwira ute se ujya unkurikira, ujya ukurikirana ibiganiro? Ati cyane rwose, ati upfa kugashyiraho ndakabona. Ubwo nyine aba yarakanze subscribe ahita akabona. Noneho abandi bati rwose bya bindi uzongere wameliyore, ushyireho n'iki, ushyireho n'iki. Gusa benshi icyo maze kubona kuri Hubuka Official ntabwo bakunze gutanga comments handi ziri generali. Abantu babanza batinya kwandika, ahubwo umuntu arakwandikira mu gikari kuri WhatsApp se, akubwira ati uzakosora ibi, uzaneze ibi, uzongereho ibi, uzatuganire kuri ibi. So mwese comments zanyu ndazapreciya rwose. Ahubwo nagira ngo nongere mbyibutse yuko buriya hari ikintu ndimo mbisabira. Buriya iyo wanditse, wakwandika inbox, wakwandika muri comment generale, burya uba utera umwete umukozi, utera umwete uzajya kuganira, donc uba utubwira ngo komerezaho, ni byiza. Uyu munsi nagize ngo tuse n'abantu bagaruka muri Bibiliya cyane kuruta amateka nari maze iminsi mbabwira ya ADEPR. Maze igihe mvuga kuri ADEPR Cyarwa, mwarabibonye batubanjirije ku murimo watangiye. Uyu munsi rero nazanye ijambo n'ubundi narizanaga, ariko nagira ngo mbabwire yuko buriya abantu b'Imana, abana b'Imana bagomba gutungwa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya niko ivuga ngo Yesu igihe shitani yamuteraga akashaka kumutegesha ibiryo cyangwa se umutsima, amubwira ngo aya mabuye ngo yahinduye umugati warya, yaramubwiye ngo ngo haranditse ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo cyangwa se biturutse mu ijambo ry'Imana. Nazanye iki rero? Amaze iminsi nkurikirana abantu bagenda binterpreta Bibiliya uko itari cyangwa se uko itavuga, na cyane ko buri wese abivuga bitewe n'uko nibyo agamije cyangwa se n'ibitekerezo bye bwite, simbizi. Abantu bakunda kuvuga ngo abazungu baratubeshye, abazungu baraje baratuhinjarika batuha verisiyo itariyo. Hari n'abandi babyumva gutyo batanagendeye ku bitekerezo nk'ibyo, bakavuga ngo abazungu bagiye bavuga ngo hahirwa abakene, hahirwa abakene, hahirwa abakene. Byatumye ninjira mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5, kugira ngo nse gusa n'uvuguruza ibi bintu, ariko si ukubivuguruza ahubwo ni ugutanga clarification cyangwa se umucyo. Ibice 5 umurongo wa 3 aranditse ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Iyo bavuze ngo umukene no kuvuga ngo umukene mu mutima, burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo abakene bahiriwe, no, not at all. They limit to the poverty. Abantu bavuga ibintu by'ubukene gusa ngo hahirwa abakene, umukene se ahirwa ate? Bibiliya cyangwa Yesu ikintu yavuze ubukene,
iyo ababyita ngo iki ni avidite, uyu muntu ufite wumva agikeneye gushaka Imana, wumva aza buri gihe afite umutima uri afite umutima ushaka guciye bugufi, yumva ko hari ibyo abura, yumva ko hari icyo yari akeneye ku Mana, abona Imana nka impuhwe zayo, sa providence, donc mu bumana bwayo yuko hari icyo ayikeneye, kumva yuko hari icyo akeneye ku Mana, akeneye iyo bezo yuko Imana imwitaho, imuha iki yabura mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umwuka, yumva ayikeneye. This is the kind of poverty they were talking about. Abantu kenshi birimita ku bukene, ntago abazungu wa mugani tuvuga cyangwa missionnaire cyangwa batubirije bazavuga ngo hahirwa abakene, ngo mugende muryame musinzire, nimugende se musenge gusa lundi à dimanche, mugende mwicara aho ngaho. Ntago ari byo bavugaga. Bavuga ko hahirwa uyu muntu ufite inyota n'inzara byo gukiranuka. Ni nako Yesu yigeze kuvuga ati hahirwa ufite inzara n'inyota byo kugira gute, byo gukiranuka. Rero kugira mbereke ukuntu Bibiliya ntago Yesu akontrediza isezerano rya kera, ahubwo yavuze ngo ibyanditswe ntago yaje kubikuraho, ahubwo yaje kubikomeza cyangwa se nganabisohoza. Ntago rero yaje gukontrediza ibyabaga kera cyangwa se iby'Imana yari yarahamije no hambere hose. Ahubwo Bibiliya hari ahantu itubwira, mureke dusome mu gitabo cy'imigani, mureke dusome imigani ibice 8 umurongo wa 18. Muraza gusanga ahangaha baratubwira ikintu cyitwa ubukire. Imigani ibice 8 umurongo wa 18, muraza gusangamo ibintu bikonfirma yuko Imana ubundi kuba umuntu akeneye, nubwo Imana ibishaka kutinda no mu bukene. haranditse ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubukire n'icyubahiro, iyo Imana ize kubona tudakeneye ubukire, ntabwo iba yarashyirijemo iri jambo ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, no gukiranuka akacyongeraho. Kumva ko nkeneye Imana, ariko ntabwo mu by'ukuri Imana yishimiye ko umuntu ahera mu bukene. Oya, ntabwo rwose ari byo. Dushaka dukomeze umurongo, igice cya 22 umurongo wa 4 muri icyo gitabo cy'imigani. Imigani uyu munsi niyo ndi bwibandeho cyane, igice cya 22 dusoma umurongo wa 4. haragira hati uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ingororano y'uwicisha bugufi ngo akagira ate, akubaha Uwiteka, icyubahiro, ubukire, ubugingo bukazaza nyuma. Bundi mu migisha Imana iduha, muri ibyo avuga ngo migisha yose yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Buriya abantu batekereza yuko ibintu byo gukena ngo ni iby'abarokore, ibintu byo gukena ngo ni iby'abasenga cyane, ibintu byo gukena, ibintu byo gucishwa bugufi, ibintu byo gusuzugurika, ntabwo ariyo papasi, ntabwo ariyo, si iby'Imana ishaka. No, intensiyo y'Imana ni uko umuntu amera neza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Hari abantu bati Mana nyine ni uku nguku, turi iminyorogoto, nta jambo dufite, abandi bafite ibyo bavuga, warabahaye, bikanatuma abantu baniganyira. Buriya uzarebe umuntu wakennye cyane, usanga ahubwo agiye gucira imanza abandi. Buriya bisaba ngo njyewe niba nanakennye mpirimbane kugira ngo ntanabone uburyo bwo gukira, nanabisengera. Buriya abantu baragiye bati nyine nariyakiriye, ntabigenza nese. Uriyakirira mu bukene. Kubera iki wiyakira mu bukene? Imana yavuze ko mu bintu by'imigisha iduha harimo n'ubukire, harimo n'icyubahiro. Dusome Petero ibyo yavuze, Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 10. Twihute tugere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 10. Handitse ngo iki? Handitse urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 10. Handitse ngo uko byanditswe ngo
ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi. Nidushaka turekera ushaka ubugingo no kubona iminsi myiza. Iminsi myiza si bisobanuye iki? Kugira iminsi myiza ni ukuba waraye ubusa, iminsi myiza ni ukuba udafite icyo wambara, iminsi myiza ni ukuba ugenda usuzuguritse, iminsi myiza ni ukuba ugenda ucishijwe bugufi mu bintu byose. Iminsi yose niyo minsi myiza? Iminsi myiza ni uko wumva hari ukuntu bimeze mu nda, inyuma, uko ugenda, niyo minsi myiza. Noneho rero urebe igisubizo cyo kugira ngo uzagere kuri iyi minsi myiza, kugira ngo uzagere kuri bwa bukire, kugira ngo uzagere kuri cya cyubahiro, kugira ngo uzamere uko wifuza urimo usengera. Abantu benshi buriya abazungu bajya baduserereza. Nivuga izina abazungu, hari umuntu udakunda kumva ngo kuvuga ngo umuzungu. Hari abantu badakunda ibi bintu, kuvuga iri jambo. Kubera iki? Bo ku bwabo bumva usa n'ubagize ikintu cyo kubashyira mu kato ukuntu, ariko bo bakunda rimwe na rimwe kutunenga. Bariya white people bakunda kutunenga ngo iyo dusenga ngo nta kindi tuba dusengera, ngo mana impa amafaranga, impa imyenda, impa akazi, impa minerivare. Ni nayo mpamvu bamwe banavuga ngo we don't have to ask God. Ntabwo dukeneye ibintu dusaba, ntabwo dukeneye kuyisenga cyane kubera ko yaraduhaye. Cyakora niba yaranabahaye bakagiye banayishimira nibura ko yabahaye. Rero Bibiliya iravuga ngo niba ushaka kubona iminsi myiza, buzi ururimi rwawe rwe kuvuga ikibi kandi iminwa yawe ye kubaho iki? Uburiganya. Mu buzima bwacu ntitukishimire kuba ko mu buzima buciriritse cyangwa se bugayitse. Hari ikintu reka dusome ahandi hantu Bibiliya itubwira ngo ndenda nko gusoza, ariko dusome Imigani ibice 18 umurongo wa 11. Ibice 18 umurongo wa 11 nabajyanye mu migani cyane uyu munsi. Haranditse ngo ubutunzi bw'umukire ni umudugudu ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota nk'inkike ndende zihomye. Ubutunzi bw'umukire, iyo umuntu akize, iyo umuntu ameze neza, nta kintu kishimisha nko kumva umuntu ashaka gusaba ukamuha. Nta muntu ikintu kishimisha nko kubona utiganyira. Hari abantu ngo barasoza amasengesho barangiza bakakomerezaho iyo kwiyiriza ubusa. Basenganye n'abandi barangije kuko nta kintu afite cyo kwiyakiriza, akagenda yakomeza da ko nta kintu afite. Ariko iyo ufite, urazi kumva mu nzu hari umuceri, hari amavuta, hari inyanya, hari iki, wajya kwambara ntujye akenda wari wambaye ngo ukimesereho. Hari ibintu umuntu akwiye gushimira Imana. Ni Imana ishobora gutanga uburyo bwo kubaho, umuntu akwiye kwishimira ibi. Ubutunzi bw'umukire ni nk'igikuta kirekire cy'umugose, ni protection, c'est ça protection. D'ailleurs n'abakunegirije n'abagusuzugura baragabanuka. Kera ndabyibuka abantu bakizwa, cyangwa se DPR kiza mu Rwanda, cyangwa se gitangira, sinzi kiza mu Rwanda ntago nari mari, ariko jyaho nayigiriyemo, wabonaga abantu badusuzugura ngo ni abantu bakennye, ni abantu bakwifashisha, ni abantu basuzuguritse, ni abantu batize, ni abantu butaboneye. Kandi ko baratubeshyeraga ntabwo batubeshyeraga. Abantu babaga bibabariye akavuga ati Imana ni iruhura. Ayaga turirimba akaririmbo ngo Yesu niwe karuhura, urushye wese aramugana, izina twamuhaye ni mwiza we, Yesu niwe karuhura. Akenshi hari igihe nyine abantu barebaga kuruhuka mu mutima, ariko baravuga ngo azananduhura, ananyambike, anamena ibyo kurya, anamena. Ntabwo mbyibuka yuko abantu iyo bakizwaga bahitaga biga kumesa neza, bati uzi ko babana imyenda. Bivuze iki rero? Indikateri ya mbere yuko umuntu yahindutse agomba kuba yambara neza, arya neza kandi yiyubaha. Ntabwo bivuze ko utabifite utarabigira ari icyaha, ariko iyo umaze gukizwa, ahubwo wagakwiye no kunguka ubwenge bwo gushaka uburyo ubona ubutunzi n'ubukire, ariko mu buryo buri right. Ukagenda ukiranuka, hanyuma Imana ikareba ko gukiranuka kwawe ikaguha za ngororano zawe, icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Ni ubuhamya niyo ibivuga, ni nayo yabihamije. Rero hari ijambo ngiye gusorezaho
yuko abakene bakiturimo. Mu Migani ibice 17 umurongo wa 5, ariko Imana itabasuzugura. Haranditse ngo ushinyagurira umukene abatuka iyamuremye. Irabizi ko umuntu akennye, irabizi ko umuntu akennye, ariko intego ya mbere y'Imana cyangwa se icyo Imana iporomotinga ntabwo ari ukubwira abantu ngo nimugende mwicare mu bukene. Hari abantu bicaye bariyakira ngo ni uko nyine ngo nabigenza nte. Kuki wiyakira? Kuko Imana is the one who provides, niyo itanga, niyo iha abantu bayo byiza. Mu buzima bwacu buriya umuntu yagakwiye kubaho ariko yumva astrugglinga ngo agere ahantu heza. Niba umuntu ubwo ndashaka kugaruka mu nzu y'Imana, hari abantu baba bari aho bakumva nyine bifite abandi byagenewe, ndetse ugasanga bamwe bagiye no gucira imanza abamaze gutera imbere cyangwa bamaze gukira, ngo mama se ngo atatwicaho se, ngo ntafite amamodoka mama, kandi uwo ni mwene data. Mama se nta kintu adusohoza, asigaye yambara amakoti yahinduranye, nta kintu avuga, asiga mana bafite ubundi se. Hari n'ahantu bagera bakavuga ngo nta handi biva ikuzimu. Iya mvugo biva ikuzimu ugira ngo byaturutse, ntabwo byavuye mu bapagani, ntabwo byavuye mu bantu badasenga. Ikuzimu rero umuntu udasenga ntazi ikuzimu niba ndahanabaho simbizi. All we have to say ni uko ubuzima bwacu dukwiye guhora dutekereza yuko Imana itatugeneye gusuzugurika, Imana ntabwo yatugeneye ubukene, Imana ntabwo yatugeneye kubaho nk'abantu baherekeza abandi. Imana ibishaka ko abantu iteka ryose bahora bagenda. Ni nayo mpamvu uzarebe umukristo mwiza, kuki se bavuze ngo umuntu ujya imbere kuri aritari kubwiriza ntabwo akwiye kujya kubwiriza yambaye ishati gusa? Kuki bavuga ngo ambara ikoti, ushyireho karavate, ufunge. Abangirikani njyamo n'abashyizemo akantu n'agakira k'akantu ni what sinzi kara kera bashyira mu ishati imbere kwabigenewe. Rero n'abasaseredoti hari igihe nabonye iyo bambaye bisanzwe batari mu misa, umubonye hanze ubona hano yarafunzemo rwose n'aka kantu kera gafunze, niba uko bakita. Biriya rero niba nambara karavati, nkambara ikoti, nkambara iki, bivuze ngo ni icyubahiro ngomba Imana ariko n'abantu ndi imbere. So umuntu w'Imana akwiye kuba afite ibimuhagije n'ibimukwiye byose. None se utekereza ko Pawulo yajyaga kuboha ziriya yabohaga iki? Ni inshundurara? Ni inshundura ni iki? Hari ukuntu yabohaga akirirwa aboha, ariko ngo agire ibyo abona. Unabone n'ibyo utura, unabone n'ibyo ufashije umukene. Ni nako Bibiliya ivuga ngo umuntu ngo Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Kandi gukora bivuze ko kunguka amafaranga. Nimbona amafaranga ndayamanaginga uko nshatse, nshaka kugura ibi, nshaka gufasha ibi, nshaka kujya gute, ariko Imana ntabwo yaduhamagariye gukena. Ntabwo yaduhamagariye gukena. Kandi niba nkennye, igihe ndakennye ariko ndastrugglinga ngo mve aha ngaha. Gusa n'ukennye, niyo mpamvu bivuga ngo nusuzugura umukene uzaba ututse iyamuremye. Hari ama etape rero. Uyu munsi ndi umukene, ndahangana kugira ngo uvemo, nzagere kuri iyi nivo, mva hanjye kuri iyi ntera, ariko byose mu byo dukora byose tukabikora dukiranuka, kuko ntabwo dushobora kubona n'ubwo bukire n'ibyo twifuza tutakiranutse. Ikindi niba tubashije kuba dufite ibyo dukora, tubikore cyane. Bibiliya ivuga usenga asengana umwete, utwarana umwete, ugira atagira umwete. Ikintu Bibiliya yavuze ngo ku by'umwete nimube ibyambo. So rero niba Bibiliya ivuga ngo tugire umwete cyane, ibintu byose gira umwete, tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kweza kuterwa tsabana umwami Imana. Gira umwete, kora iki kandi bango kuri iki kwizera wongereho iki, kuri iki wongereho iki. No kuvuga ngo no mu kazi wongereho iki, no muri business wongereho ibi. Hari abantu bahera kuri kawunga, kuki nawe ucuruza kawunga gusa, wongeraho n'amavuta, wongeraho n'ubunyobwa, wongeraho n'imyumbati, wongeraho n'iki, byose wongeraho. Kongeraho intego ni iyi, nuko uretse ko nayo bivuga ngo kuri iki wongereho iki, wongereho iki, nuko udashobora gukira uheze ku kantu kamwe. Ubwo rero iyo ngezaho ninjira mu kintu cya business, nibwo buzima bwanjye mu kazi kanjye. Abantu iyo bakora ntabwo bakwiye guhera kuri kariya. Umukristo cyangwa umurokore ntakwiye kumva ko ibyo arimo bimuhagije. Ntabwo ugomba kwicara nk'umunebwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu avuga urugero rw'abahawe italanto, avuze ngo uwo yahaye imwe, uwo yahaye eshatu, uwo yahaye eshanu. Naho bagera bakavuga ibintu bya
sinzi indi terime bakoresha ariko zikadufata iyo tarani. Ufashe 5 akagenda akazunguza akabona izindi 5 zikaba 10. Ufashe 3 akagenda akazunguza akabona ruduba akabona 6. Ufashe imwe akaba nari nzi ko uri umunyamwaga usarura aho utabibye ugira ute ndagenda ndayibika ndayishyingura ngiyi yakire ijyana. Uzi Yesu yavuze ngo iki? Ngo uwo shebuja ngo aramubaza ngo wa mugaragu mubi we, ko wari uzi ko ndi umunyamwaga nsarura aho ntabibye ntagize nte ntago ni nkaho yakambwiye kuki utiganya abana. Abantu bagera aho yakubaka inzu akazu, reka mbyita akazu ariko kariko kose kaba ari inzu, akumva birahagije. Buriya reka mbabwize ukuri, mu buzima bw'umurokore yagakwiye kumva ko ibyo afite yego ni byiza muri icyo gihe arimo, ariko agakora akimpuruvinga agamije no kugera ku birenze ibyo afite, ku birenze aho ari, ku birenze aho ari. Aho wicaye ni heza ariko ushobora no kubona aharenze aho ngaho. Ibyo ufite ni byiza ariko ushobora no kubona ibirenze ibyo ngibyo. Ntabwo rero bifite abandi byagenewe. Abana b'Imana dayeri bagomba kubona Yesu yaravuze ngo muri iyi si muzabona ibi, ariko kandi nimujyana yarasubije uriya mugabo mubaje ni Petero atari ko twe twasize ibyacu tugasiga abacu, ubu ngubu urabona tuzabaho gute? Tuzagororerwa iki? Ati none ati umuntu wasize ibye agasiga abana bashiga iki azaba anakiri mu isi nk'iby'inshuro yavuze 100 ngo kandi yongererweho n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo hari ingororano, hari ingororano. So rero naje kubabwira ngo ibintu byo kuvuga ngo Yesu aravuze ngo hahirwa abakene, ntabwo ariko yavuze iyo nyota, uwo mutwaro, iryo shyaka ryo kumva ugomba kujya imbere y'Imana ukaexpose ibyawe hanyuma ikakwishimira ugakora nk'umuntu uyikeneye. Ariko no muri bwa bukire nibugeramo uzagiye kuyita, kuko iyo ugize ubukire ukayita uba witeranya nayo. Niho rero bamwe bavanga kuguhomba ngo iraguhombya, ni amaterima abarokore baba barazanye. Ariko nyine iyo umuntu yakugabiye ugomba no kujya umushimira. Umuntu yaguha akazi ntumushimire yuko yanakaguhaye. Umuntu yaba yakweretse ko akubashye yanakubahishije ntumwubahishe ntunamwubahe. So rero kuguza imbere y'Imana ni nko kurokonesa, ni ukuzirikana ko ari cyo yakoze. Kandi umunyarwanda akavuga ngo waguhaye agira ate araguhata. Abantu rero kenshi bakira ataranabona n'ibyo agomba kubona byose akabaragiye, aba yipiriviye byinshi, nubwo atanakunyaga. Ariko kenshi murabizi kera ku ngoma ya cyami iyo umwami yakugabiraga ntiwitware neza mu byo yakugabiye yaranakunyagaga. So bisaba rero ngo Imana niduha tumenye uko tuyitwararikaho, tuyiture mu buryo butandukanye. Imitima yacu cyane niyo yishimira kuruta n'amaturo. Bibiliya avuga ngo yikunda uyumviye kuruta ibitambo, sibyo? Nanone igakunda imbabazi cyangwa arizo werekana ari uburyo ugirira abandi imbabazi kuruta iki? Ibitambo. Imana ribaho umugisha. Byari ijambo numvise ry'umunsi. Nyabuna hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wicare ariko ubizi yuko Imana itaguhamagariye gutura mu bukene iteka ryose. Icyo kuri uri mu bukene yishimira uko ari, ariko ntiyishimire kwicaramo ngo yicare arambye. Yicare arambye. Ahangaha nagira ngo mpamagarire bene data. Hari abarokore babaho yumva nyine kese ko byakemutse, ko byatunganye, tarwana n'icyo n'abari zishugurikira. Nagira mbabwire yuko kuba hari ukuntu umeze, kuba hari ukuntu Imana yakugize. Ushatse wakwiga rya jambo Moridekayi yatumyeho umwamikazi Esiteri. Yaramubwiye ngo ahari Imana yagushyize aha, ahari Imana yagushyize muri uwo mwanya kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Yaragize ngo amubwire ngo, ariko mwibuke yuko Bibiliya inavuga ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa, ariko wowe niwicecekera uzarimbukana n'inzu ya so mwese. Ni ukuvuga ngo njyewe niba hari ukuntu Imana ingize, niba hari ukuntu Imana imfashije nkamera gutya,
nagakwiye no kuzirikana ko hari mwene data umeze gutya kutari kwiza ubayeho nabi ku buryo nanjye nagakwiye gutanga amahirwe yo kugira ngo nave muri iyi eta de sante, eta y'ubukire cyangwa situwasiyo ekonomike iri hasi cyane, ubuzima buciriritse, nkagira uruhare mu kumuzamura, namuha akazi, nakamurangira, namuha ibyo kurya, namuha ibyo kwambara, namurangira ababimuha, namwigisha amayeri cyangwa ubwenge bwo kugira ngo abyibonere. Izo ni inshingano zagiye wakangutse mbere cyangwa wabonye uwo mugisha. Igitangaza, abantu bibera aho ngaho akumva nta kibazo, akumva nta kibazo, arahagije, akagera nguwe neza ndatunganiwe, uguwe neza, ariko there are other people who are suffering. Hari abantu bibaza uko we yamera cyangwa se yageraho kuri urwo rwego uriho. Reka rero dufatikanye twese dushyigikirane, twe kubwiriza ubukene. Ni bande badafite ibyuma? Ni abarokore. Ni bande bacuranga uko babyiboneye? Ni abarokore. Ni bande baririmba amajwi bashaka atari muri gahunda? Ni abarokore. Ni bande batazi gukora akazi neza? Ni abarokore. Ni bande batajya what is that? Ntabwo Imana yadushyize muri ibyo bintu biciriritse cyane. Imana ishaka ahubwo ko tuba modeli ahantu hose. Niba abantu baratubwirije bati ntabwo ugomba kurira ku nzira, ntiwihagarika ku nzira, ntukora ibi ku nzira, nturira aho ubonye, ntunywera aho ubonye, ntiwicara aho ubonye, ukwiye kwibaha. Bisobanuye iki? We have to be smart. Kandi uburyo conduite yacu imeze ntizigisha benshi. Erega hari umuntu udakizwa kubera amagambo menshi tuvuga, ntugakizwa nuko atubona, uburyo turimo tunakoresha n'ubutunzi bwacu. So rero reka twunganirane, reka dufashanye kugira ngo umuntu wese abe umunyamumaro. Pawulo yigeze kwandikira abantu aravuga ati nkuboneho umumaro, ngira ngo yandikiraga Timoteyo nkuboneho umumaro cyangwa nkubonemo umumaro. So rero buriya mu buzima bwacu dukeneye kuba abanyamumaro, ariko muri byose ntidufate Imana nk'inkene, ntidufate Imana nk'idakize. Ubutunzi irabufite bwinshi, yigeze kuvuga ngo ubutunzi n'ubwanjye n'izahabu n'ifeza nazo cyose yabifite. Imana uzatakira utimbuza akazi ugatungura no kubona ikagutunguje nyine kakaguha. Imana uzabibwira ngo nta minerivare ugatungura no kubona iguha minerivare mu buryo butangaje. Ntabwo izazana ikiganza ariko izakoresha abandi babiguhe. Bivuze iki rero? Ifite byose kandi ntabwo yifuza. Erega umuririmbyi yigeze kwivuga ngo Imana ntiyakubabaza iteka, ngo hari igihe kugirira ibambe, hari n'igihe kugirira ibambe, kandi niko bimeze. Nayo ubwayo yarabyivugiye ngo nubwo yakubabaza ntizakubabaza iminsi yose, ahubwo izakugarukaho, izakugirira ibambe, izaguteza imbere. Imana nibaha umugisha. Ndabashimiye mwese abakurikiranye ikiganiro. Reka rero mbasabe umuntu utarakanda kuri subscribe mukandeho, twese tugendane tujye tureba ibi biganiro, twumve twungurane. Kandi subscribe yawe gukandaho niba utarakanzeho ubiha agaciro ko bifite umumaro cyane, bifite umumaro iyi channel yacu. Kandi mutange comment, mujye muganira muri ibi biganiro, mutwandikire rwose. We are ready to respond. Tukeneye kubasubiza ikindi no kwamiliyora. Imana rero nikomeze kubaha umugisha. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, ku kiganiro tuganiriye, ku ijambo ryawe twumvise, utubashishe kugira ngo twitware nk'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana batagira umugayo, batagira ikizinga, kandi badakwiye kuba sujet de discussion, bakeneye kuba bahesha umugisha n'abantu umumaro muri byose. Urakoze rero ko ari wowe tuyobora kandi ugafasha buri wese wumvise ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Tuzasubira ubutaha. Yesu abaha umugisha. Wibuke kandi gusangiza inshuti zawe iki kiganiro, ukanda kuri share cyangwa partage. Imana ibagire neza.